Ikaze kuri Ezobudi aho tubagezaho inkomoko y'abantu n'ibintu bitandukanye. Uyu munsi turabagezaho inkomoko y'abantu b'uruhu rwirabura, uruhu rwera n'ab'uruhu rw'Abarabu. Turebe icyo Bibiliya ibivugaho. Bibiliya ivuga ko abantu bose bakomoka ku muntu umwe ari we Adamu, kandi bose baremwe mu ishusho y'Imana, nta moko atandukanye yahozeho mu gihe cy'irema. Bibiliya ivuga ko Imana yaremye umuntu umwe ari we Adamu na Eva, kandi abantu bose bo ku isi bafite inkomoko imwe. Nyuma umwuzure umaze kuba, abantu bongeye kubaho, bakomotse icyo gihe ku bahungu batatu ba Nowa ari bo Shemu, Hamu na Yafeti. Abantu batandukanye n'amoko atandukanye bitewe n'ibyerekezo bari batuyemo. Ni ukuvuga ngo uko abahungu ba Shemu ba Nowa bari batatu, bafashe ibyerekezo by'isi bitandukanye uko ari bitatu, na papa wabo Nowa asigara mu kindi cya kane. Nuko Shemu n'abamukomokaho bari batuye mu burasirazuba bwa Afurika n'iburasirazuba bwo hagati, aho bari Mezopotamiya, hagati y'uruzi rwa Tigre na Efurate, muri Iraki y'ubu, Siriya n'ibice bya Irani. Abarabu bafata ko Shemu ari we sekuru w'Abarabu n'Abayahudi. Ubwo ubwa mbere mwumvisheho aho Abarabu baturutse. Ni ukuvuga ko Shemu igice cy'iburasirazuba bwa Afurika n'iburasirazuba bwo hagati, niho havuye Abarabu bakomotse kuri Shemu kubera ikirere cyari gihari bagira ririya ruhu. Haza undi muhungu wa kabiri wa Nowa witwaga Hamu. Hamu we afatwa nka sekuru w'abantu batuye muri Afurika y'iburasirazuba bwo hagati, ndetse n'urubyaro rwe rwatuye cyane cyane muri Afurika mu bice by'iburasirazuba yo hagati n'igihugu cya Kanani, ahahoze Palesitina, Libani, Libiya, Misiri, Etiyopiya na Sudani. Ubwo hano ho murumva ko turaturuka twebwe kuri Hamu. Haza undi muhungu wa gatatu nawe witwaga Yafeti. Bibiliya ivuga ko Yafeti n'abamukomotseho bari batuye cyane mu Burayi no mu bice bya Aziya no mu majyaruguru n'iyo hagati. Yafeti afatwa nka sekuru w'Abanyaburayi, Abanyaziya y'amajyaruguru, bityo abantu kugira ngo bamwe babe abirabura, abera, abazungu, byaturutse ku miterere y'ikirere cy'aho bari batuye. Ibi kandi bikaba byarabaye cyane mu gihe cy'umwuzure, ko ari nabwo habaye bya bihe by'imitingito byagiye bituma isi ihinduka, bituma n'abantu nyine bagenda bafata uruhu rw'aho bari. Ariko abahungu ba Nowa bo tuzi neza ko bari ab'umubyeyi umwe barasaga, ariko bakomokaho n'amahanga atandukanye n'impfu zitandukanye. Abantu batuye mu turere dushyuha cyane nko muri Afurika bagize uruhu rwijimye kugira ngo barindwe izuba. Abatuye mu turere dukonje cyane nko mu Burayi bagize uruhu rwera. Abatuye mu turere two hagati nko mu burasirazuba bwa Aziya bagize uruhu rufite amabara ari hagati. Ibi byose ni ukubera imiterere y'aho umuntu yabaga atuye. Si amoko yihariye yaremwe n'Imana, oya, aho niho havuye amoko atandukanye y'abantu batuye isi. Isomo rya Bibiliya dusangamo ni uko nta moko atandukanye mu maso y'Imana, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko tutarobanura ku butoni. Aho ibyo tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa 10:34, kandi nanone Ibyakozwe n'Intumwa 17:26 kugera ku 27, naho handitse ko Imana yaremye abantu bose mu muntu umwe kugira ngo
babe ku isi yose. Bibiliya ivuga ko hariho ubwoko bumwe gusa, ubwoko bw'abantu, amoko atandukanye, abirabura, abazungu, abarabu, ni uburyo bw'imiterere y'uruhu n'imiterere y'umubiri, bitewe n'aho abantu batuye, ariko si amoko mu buryo bw'umwuka cyangwa mu maso y'Imana. Ubutumwa nyamukuru ni uko abantu bose bafite agaciro kamwe imbere y'Imana. Niba ukunze iki kiganiro, waduha subscribe, comment, ugasharinga n'abandi, mukatubwira nicyo mwifuza ko tuzabaganiriza ubutaha. Murakoze.